hari umuntu nyine twabwe ati se ko mujya mbona abakorera abandi ubuvugizi wataba urebye umunyamakuru uhamagara akaza akagora ikiganiro ugatabaza shaka wabonaga nyine yuko ababaye noneho umunyamakuru nabashije guhita mfatisha aramubwira ngo kugira ngo nze ngo gufasha ngo ikiganiro ngo uraguranga essence ngo iyi modoka ibaze nk'uwo muntu ko narangiza umuntu agusabye ubufasha nkaho utakabumuhaye amusabye essence agiye kumusaba amafaranga 30,000 ibyo bintu icyo gihe byarambabaje. Hello guys, mumeze mute inshuti bakunzi mudukurikira kuri Sinya TV. Twagarutse rero ku gacano kanyu, ku gacano kacu, ku gacano k'abadukunda ndetse n'abantu bose badukurikira ariko n'abatwanga sibwo mwamutwangira iki. Rero nk'ibisanzwe urumva batwanga batwangira iki. Ibyo nibaza ariko reka nizere ko nabahari. Gusa reka mbanze mbibwire ni koko nk'ibisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye nawe nabibwira. Hello guys, mbanje kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza abari mu Rwanda abari hanze muranzi neza ko nitwa Soso. Uyu munsi ni umunsi w'abayisilamu bari hanze abari mu Rwanda mwese mbifurije Idi Mubaraka. Reka tunabasuhuza aho bari hirya hose turabifuriza Idi Mubaraka. Ariko hagati aho nako reka mbanze mbabwire ndaje mbabaze hagati aho reka mbanze nshimira abantu bageze kuri iyi channel bwa mbere bakore subscribe kandi bajye banadukurikirana umunsi ku munsi natwe tubashe kuzamuka. Abayisilamu mudukurikiye mutera agatoki muri comment tubarebe kuki mutarimo kudutumira murashaka kurya umuceri uyu munsi mwenyine. Je narinzwe uyu munsi bari buntumire nta muntu usogiza gutumira. Reka da nawe nigeze numva mbwira gusa nabyutse ntanga Idi Mubaraka ngira ngo numve ko byibura hari numwe waza ngo antumire ariko nategera ko wenda haracyari kare reka dutekereze. Se waruzwe uyu munsi batanga n'inyama? Mbere najyaga mbyumva n'ahantu twigize kujya gusaba inyama ku musigiti Nyamirambo kwa Kadafi ni kera baragiye baduha inyama ibiro 2 tutari n'abayisilamu ariko bari gutanga inyama nta muntu nyumva ngo yatanze ariko byarakomeye nabo bagahita babyiye. Buri abayisilamu bagira ukuri kubera ko iyi ride ngo yabaye ngo bari ngombwa ko batanga igitambo gute nyine batanga igitambo ngo nk'icyo urabona ngo nkuko Sawuli ni Sawulira mugiye mumfasha kabisa ibintu byo muri Bible ntabwo njye bimenya ariko ni nuza uriya watambye igitambo hakaza intama akaba ariyo bica. Ubwo rero ni nayo mpamvu niryo tegeko mu Rwanda hose mu bihugu byo hanze bose bagomba gutanga ziriya nyama niryo tegeko. Icyo nibaza se igitambo cy'abayisilamu ni amaraso y'itungo runaka? Ni amaraso y'itungo kimwe gusa buriya ntabwo bashobora kwica ingurube. Ingurube ni haramu. Nese njyari ibintu nabasha kumva ubwo se gutanga igitambo runaka umenye amaraso ubwo ntabwo biri mu bintu byaba bigize kwica ikiremo. Ntabyo nzi. Abayisilamu mudusobanurire impamvu icyo kintu gikunze kuba. Gusa icyo nzi cyo nuko nyine ku munsi w'irayidi ewana batanga ibiporezo kabisa icyo cyo ndakizi. Bihangane ngiye rwose bihangane bankandira akanyenyeri bazi nta mwisilamu urantumiye genda biziko mufite benshi b'inshuti babirebe bajya bandeba bangera imbere ngo Solange ariko bihangane byibura bakanda akanyenyeri arye kwipirawo byibura nanjye njye ku gapirawo kanyu umva ngenda ahita nagateka mbazanire ku meza mbereka ko ako gapirawo ndi kukarya. Ndabambireba dore aho ndaha rwose ndabambireba guys kandi ubwo wasanga uri bunsabe nakubwiye ko ntararya ipirawo uretse mukanya ndahita nkwereka uretse mukanya ndakwereka amadinari ngeze nta kintu bari bakumarira yego. Ariko dore iyi ntuzara izi ndogo y'ubushize nagiye kubona mbona umuntu araje ati Solange ati reba ati mama Idi Mubaraka abagukana mbona mama dinara angezeho ngo mama nde
Mama Dinara amadinara ni amadinara ntabwo ari mama dinara. Amadinara ni amake? Ni amafaranga Yitwa gutyo se? niyo menshi mu gihugu. Aruta amadolari? Guys, njye ni mu ndenganya ntabyo mbanzi. Kandi imvura igiye. Ntabyo mbanzi njye ntabwo ndi wo mwizi karitsiye. Soso nyine urumva babaziranye n'abantu b'amadinara. Amadinara ntabwo muyazi. Uzi ko amadinara ariyo yaguze umwana w'Imana. Nzi amayero, amenya n'amadolari. Amadinara ni ifaranga ryinshi. Idinara rimwe rivunja ibihumbi 3 ry'ifaranga. Idinara ry'ifaranga rivunja ibihumbi 3 by'amanyarwanda. Amadinara rero ni amafaranga menshi. Guys, rero twari tuje nyine ahangaha tugira ngo tuganire namwe, turabakunda, turi abantu nyine nk'uko mubibona, turi gushaka kuzamura agacano kacu, imirimo yarabuze, imikorere yarabuze, ni akanyu namwe rata. ubu nyine tuba tugira ngo turebe yuko hari ikintu byazatugezaho, niyo mpamvu uba ubona nyine tubanje kuza kuganira, ariko dufite ibintu byinshi dushaka kuzakora. Hari proje nyinshi dufite, ariko bisaba nyine kubanza kubitegura, ariko turabizeza yuko bizaba byiza cyane. Icyo tubasaba ni ukudukurikira mu gihe nyine tutarazigeraho tukiri gutegura, ariko ntabwo twavuga ngo ntabwo twareka kuza kuganira namwe. Nubwo rero nawe waba utari hano kuri kamera, ushobora kutuganiriza muri komenti, ushobora kugira ikintu ushaka kutugezaho cy'ikiganiro runaka, birashoboka. Ikindi kandi ushobora no kuba ufite n'ikintu runaka usaba gushangiza abaturage, cyangwa ukeneye n'ubundi buvugizi, waduhamagara mu buryo bw'ikinyamakuru tukagufasha kugeza inkuru zawe hanze, tukazigezayo. Ushobora gushaka kuba wagira abantu dutumaho ikintu cyawe runaka, ushobora kuba waba ushaka kwamamaza, ibyo bintu byose twabigufashamo. Niyo mpamvu rero tuba twafunguye kano gacano. Ni ubwa mbere njyewe na Soso rero dufunguye cano, turimo turabaha ikaze. Iki kiganiro ni icyo guha ikaze abantu bacu, buri muntu uwo ari we wese. Ikintu ngiye gukora aka kanya, ngiye kubanza nkate nsaba harya ngo ni irayidi ni iki? Idi Mubaraka. Ngiye kubanza nkata ahantu mu bisilamu batetse, mbanze nanjye nisamuze niporereze, ubundi hashye. Kandi umuntu nkomangira nzi ko ari umwisilamu akanga kunyakira, nzaza mvuga nta muyisilamu usubiza umuntu inyuma. Kabone niyo haba iki umuyisilamu, gusa ugenda uhita ufata amazi ukaraba, nawe utangira kwataka imyaka. Nabanza nkarya ikinyama, ngipirabu bashyizemo n'amagi. Hari imboga bajya bateka bita susa. Ntabwo zo nziza. Susa noneho yirishije ubugari rero, noneho iba ari sawa, iba ari amen. Ntabwo yo nyizi. Nyine murumva njyewe ntabwo ndarya ipirawu, ntabwo ndarya mu rugo rw'umwisilamu na rimwe, niyo mpamvu nyine ntabizi. Ariko wowe mwisilamu nkurikiranye ubutaha nyine nawe nubikora uzana. Wazambwiye se nkaza nkakagutekera agapirawu? Bitwara amafaranga menshi ntabwo nayabona. Rero guys, urumva ko mubwiye ngo aze nkamutekere, ariko biramunanira. Ahubwo ayo bari buguhe uze guteka mu ntumbero, sibyo arata amafaranga menshi. Oh my god. Nshuti rero bakunzi, ari utuvidewo twabanjeho, iyo nindera. Uretse gato ndi mu kiganiro ndakuvugisha. Guys, rero hari ikintu rero twagira ngo tubabwire. Hari video twabanje gukora njye na Soso, hari n'izindi tukigiye gukora. Turashaka gukora ibintu byinshi nyine nk'uko nabibabwiye, tubaha umunsi ku wundi, ku buryo buri munsi tuzatubagezaho video runaka. Ariko muri iyi minsi hari umuntu wambwiye ejo bundi, arambwira ngo ariko se ngo gute ngo mudashyiraho buri munsi, ngo mujye mwihangana ngo muduhe buri munsi. Nyine urumva byose ni ubushobozi, ariko gake nirwo rugendo. Ariko icyo twababwira cyo ni uko bizageza nko mu matariki nka 15 nangahe, noneho twavuze ati dukoze iki kintu kigiye guhoraho runaka. Ariko uzi ikintu numvaga Soso, numvaga icano twayigira ibiganiro tukajya tujya no kwisurira abaturage runaka tukabaganiriza hirya no hino, ko tukazakora ikiganiro cyitwa hirya no hino mu baturage. Icyo kiganiro si cyaba ari cyiza. Hari kenshi usanga abana, ugasanga nk'umuntu cyane nk'umuntu w'umumama afite ibibazo byinshi, urwaje umwana, wabuze ikigufasha, wabuze ubutabazi runaka,
ufite ikindi kintu muri wowe uvuga kikubangamiye wumva ushaka gusangiza abaturage, ukeneye ubufasha, urarwaye se ukeneye ubufasha, ibintu nk'ibyo, aka gatekerezo nkagize ubu ngubu ngo ndetse twajya dukora ikiganiro hirya no hino mu baturage. ni inyamibwa ako kantu ntabwo kaba ari abantu benshi bumva bababaye. nk'ubu hari umuntu uherutse kumbwira, arambwira ati wigeze kunkoresha akaganiro ati ariko kageze ahantu ka kandi wankoresheje kagira icyo kamara, none ndasaba ko waza ukankoresha n'akandi. urumva ko nk'uwo muntu rero aba akenewe. hari uzi impamvu mbitemise ako gatekerezo nubwo mwagize, ahubwo na ya mishinga twavugaga ndumva twayihagarika tukazakomeza kukaganira. nawe nimba urimo urareba kino kiganiro ufite inkuru wumva wadusangizaho cyangwa ikindi kintu runaka twaganiraho, ukeneyeho inyunganizi cyangwa se ubundi bufasha, utwandikire. haba hariho nimero ku buryo twaza tukavugana tukamenya aho uri tukagusura, aricyo bitwaye. nk'ubu hari umugabo wari uri muri Nyabugogo, aho nari ntegeye twavuganaga, ngo ni umufundi, yari arimo kubaka ngahanuka hejuru, nimba ari igikwa nimba ari igitwa, bimwe buba buriraho abafundi, ntabwo nzi ukuntu nyine babivuze, ariko ni muri iyo mvugo, aguye hejuru ngo umutwe wahise ubanza ku ibuye urasaduka, barawuhomye nabibonye. noneho hano mu mpyiko agira ikibazo, bamushyize sonde mo hano gutya mu nda baramubazi, bamushyizemo sonde, ubwo urumva no anyarira nyine mu kintu nabonye bafite. urumva nk'uwo muntu bari barimo basaba ubufasha, kandi ni ukuri hari n'abantu baba bavuga ati uno muntu biragaragara arababaye yagize ate, tukaba twagira gute, tukaba twajya dufasha abantu tunyuzemo, yego twamukorera ubuvugizi. niyo twaba dufite n'ibihumbi 5 tukabimuha, natwe nyine hari icyo twabonye tukamuha, cyangwa nawe ureba ukuntu ameze ukabashobora kuba wafasha uwo muntu, natwe kandi tukabashyigikira. ntabwo wenda ari uko twe dufite icyo tugezeho cyangwa iki, ariko burya hari umuntu uba uri hejuru, hari undi uba ufite n'ikindi kintu amurusha, sibyo soso? ako kantu rero ni akantu numvaga twazajya dukora kandi bigafasha abantu. nimba ufite umuntu ubona uri mu bibazo bikomeye, waduhuza nawe tukajya kumusura, tukareba nimba hari icyo tumufasha tukamufasha, kandi n'ibitunaniye hari n'abandi bantu nabo bafite umutima wo gufasha. hari uwo mfite ushaka ko tumukoresha ikiganiro, nawe mubwiye nihangane nzakubwira, kuko nk'uko nababwiye ko ubushize namukoresheje ikiganiro, arambwira ati hari aho cyamvanye, ati isi yose yarakibonye, bituma buri muntu wese wanyibagiwe yongera kunyibuka. ubwo rero urumva arambwira ati ihangane uzongere unkorere rimwe. uwo nawe rero yarabinsabye, numva twazamukoresha. rero nshuti bakunzi, reka duhite tunabyanzura dukore iki kiganiro, duhite tugikoresha ibyo ngibyo soso. ndagira iyi cano tugiye kujya tugenda tunyuzaho ibintu bitandukanye, ariko mu gihe tutabonye abantu badusaba serivisi yo kubasura cyangwa iki, tuzatwikoreraho utundi tuntu, ariko tugiye kujya dukora ikiganiro cyitwa hirya no hino mu baturage, sibyo? ikiganiro nyine ubona ko kizagira umusaruro kandi kikagira abo gifasha, kikagira n'umumaro muri sosiyete, kandi ibyo bintu biba ari byiza soso, biba ari byiza cyane. nta guys, murumva ari icyo bitwaye? ari icyo bitwaye? reka rero ubwo nshimire wowe wabashe gukora subscribe. ubwo nimba muri ibyo bintu tuvuze, nimba ubona yuko harimo ikintu kimwe wadufasha, ari umuntu uzi twaganira twagira gute, ntabwo twabwa turi ba bantu. hari mbere ntaraza muri sinema, hari umuntu nyine twabwa ati se ko njya mbona bakorera abandi ubuvugizi, urebye umunyamakuru uhamagara akaza akagora ikiganiro ugatabaza, ushaka wabonaga nyine yuko ababaye. noneho umunyamakuru nabashije guhita mfatisha, aramubwira ngo kugira ngo nze ngo gufasha ngo ikiganiro ngo uraguranga esanse ngo iyi modoka ngo ngaramuguranga esanse, narangiza umuntu agusabye ubufasha nkaho utakabumuhaye, amusabye esanse, agiye kumusaba amafaranga 30,000. ibyo bintu icyo gihe byarambabaje. Yes Jesus, uri kumva ibyo bintu byarambabaje. reka rero twe tubamara impungenge yuko nimba ufite ikibazo, ufite icyo ushaka kuzageza ku banyarwanda, wowe watubwira, nta esanse tuzakwaka, ahubwo nitubona ari aho bishoboka tuzagufasha. ni karibu kabisa kuri channel yacu Sinya TV. turabakunda cyane, mujye mudukurikirana umunsi ku wundi. nshuti rero bakunzi, nako kantu numva k'ingenzi twari gukora, sibyo? ako kantu ni inyamibwa kabisa, nkuko wagatekerejeho, ni inyamibwa rwose.
reka rero Soso ndamuzi waziranye n'abantu benshi, njye nta bantu benshi cyane nzi, dore ubundi wowe naje utaziranye n'abantu. njye nziranye n'abanyacyaro, nk'abanyacyaro urabizi nje i Kigali vuba, ntabwo ndasobanukirwa ibintu by'i Kigali, mba ndeba ibintu byose ari bishya, ariko uyu munsi ndakugendaho, aho urya ndaryaho guys, kandi njye nta kintu ndi burye ngo mvuge ngo iki reka ndaza kubereka, nimutambona mumenye ko yanyimye ubwo aba yabaye igisabo. Umva njye nimuha ibiryo ndamushyiramo urusenda rwinshi ku buryo atari bubirye. Umva ubwo ni ubuturi, urumva ubusambo rero Soso atangiye kuza. Data ndababeshya, mbivuze gutya ahita yumva ko ari byo, ariko buriya mfite ikintu ndi bumukorere. Ese ahantu twicaye ni hehe Soso? Aha twicaye ni ku Ruyenzi, ni ahantu heza cyane, aho bita kwa papa, uravuga izina? Ntoya ntacyo bitwaye, nuko kwa papa Robert, ni umugabo waduhaye ahantu ho gukinira, ndabona ari na heza cyane. Ndaza kuza kuhabereka, ariko ni heza pe. Ukigera hano ku Ruyenzi, hari icyapa cy'imodoka, imodoka zijya Nyabugogo, aho bategera imodoka zijya Nyabugogo hano ku Ruyenzi, ku cyapa hafi yaho ushobora guhita ubaza ngo ni kwa Mugabo, ni kwa Mugabo, ubundi bazi kwa Mugabo. Reka nze mafotore murebe. Hari resitora, hari icyo kunywa, mbega hari brusheti, hari inkoko, urukwavu, hari mbega ibiryo birahari, buri kimwe cyose mushaka cyose barakibagezaho, kandi bifite isuku byiza cyane. Ni heza cyane, hameze neza, hameze neza cyane cyane cyane, ariko hameze neza, ushaka icyo kunywa, ushaka icyo kurya, buri kimwe cyose urakibona. Ubwo rero mubagane kabisa rwose. Wahabona ni heza cyane, ni ahantu wicara ugahita ureba Nyabarongo aho iri. Mbashije kubereka aha hepfo yanjye, ariko neza ni ahantu hanini, gusa ariko kuki utaberetse Nyabarongo, buriya ntabwo wari kuyigezaho. Kiri kurera, ariko wayifata nuko wenda tutari kwamamaza, ubwo twabereka icyiza cyaho. Ni ahantu ubona heza, hari amahumbezi, ushobora kuganira n'umuntu wawe. Nahakunze pe. Ese amashambura ari hano ko mbona hano ari hanini? Aha ni amashambura haba, amashambura haba, gusa haba urukwavu ruryoha, hakaba inkoko iryoha. Soso uzangurira inkoko. Hari resitora nziza cyane. Nyine ngewe impamvu mbivuze ntabwo twari turimo kwamamaza, nuko nyine nahageze mbona ndahakunze, hari isuku pe, hari isuku iteye ubwoba, hari isuku, nimba ibiciro byaho bitari hejuru, biri hasi cyane, byaba ari sawa cyane. Rero guys, reka tugarukire aha ngaha, ubwo mukomeze mudukurikirane 5 kuri 5, sibyo? Ngaho mukomeze mugire ibihe byiza, twabakundaga. Ciao ciao, bye bye.